Shalom, amahoro y'Imana aruta y'umuntu yamenya, iteka niyo nifuza ko arinda imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Njyewe ndi mwene so Senga, ni njyewe ubaramutsa kandi ubaha ikaze mu ijambo ry'Imana. Munyemerere nongere ntangire nshimira umuyobozi w'abarinzi ku nkike, Pastor Hortense Mazimaka, nabo bafatanije uyu murimo wo gusenga no kuyobora abantu b'Imana mu mwuka wo gusenga. Ndabashimira ko bongeye kungirira icyizere kugira ngo tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndizera ko ubwo twari mu minsi itatu yo gusenga, ninjye Imana yari yagira icyizere ngo tubane. Ndizera ko twahawe umugisha mu kurushaho gusenga no gusobanukirwa gusenga neza, ugusenga gutera Imana gusubiza. Gusenga gutera Imana gusubiza si ukundi, ni ugusenga nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, ryatubwiye gusenga. Gusenga si igikorwa cyahimbwe n'umuntu, gusenga ni Imana yashyizeho ubwo buryo bwo gusabana nayo. Ndabashimira rero ko mwangiriye icyizere kandi nezerwa nizera ko hari icyo mwungutse binyuze mu ijambo ry'Imana. Ikindi ndagira ngo nongere mbanze nkomeze abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Icyumweru cyo kwibuka twarakirangije, ariko murabizi ko tumara amezi atatu twibuka kubera ko Jenoside yamaze amezi atatu. Wowe rero wibuka abawe wabuze mu 1994 muri iki cyumweru, muri uku kwezi, nanongeye kukubwira ngo komera. Ubwo uriho ugomba kubaho n'intsinzi y'ubwoba n'urupfu. Imana yakurinze, iracyari kumwe nawe kandi ntirarangizanya nawe. Imana igukomeze, iguhe ibyiringiro, iguhe ihumure. Ndabizi neza ko yabaye iyo kwizerwa. Ntabwo iminsi yakuraho agahinda, ntabwo iminsi igikuraho umubabaro. Ni Yesu ujya ukamara, agaha abantu intege mu bugingo, utibashije akamwongeramo imbaraga. Nawe ngusabiye gukomera. Imana ibane nawe. Reka rero nongere mbahe ikaze mu nyigisho yacu. Turimo turaganira ku ngingo 8 cyangwa inkingi 8, navuga ngo zishingira ku rufatiro rwo gusenga, tukubaka gusenga kwacu gutuma Imana izana gusubiza. Mbere y'uko dutangira, twaganiriye ku nkingi 4 ubushize. Tugiye gukomeza rero n'inkingi zindi 4 zisigaye, ni ukuvuga iya 5, iya 6, iya 7 n'umunani. Uyu munsi turaganira indi nkingi imwe, ubutaha tuzaganira izindi, uburyo bityo nk'uko Imana iduhaye umugisha wo kubana. Reka rero dusenge, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Uragahezagirwa nyir'ibihe byose, wowe muremyi w'ijuru n'isi, wowe data wa twese, wowe Mana imwe rukumbi yabanjirije ibintu byose kubaho, iriho kandi izahoraho. Ntabwo ari wowe wenyine, ni wowe wenyine mu isi udafite uwaguhaye ubuzima. Ni wowe wenyine mu isi no mu ijuru, mu isi y'umwuka no mu isi y'ibiboneka, mu byaremwe muri univers, aho naho dushobora kugeza ubwenge. Ni wowe wenyine gusa utagira uwaguhaye ubuzima. Ni wowe ukomokwaho na byose. Ntabwo uri ikiremwa, uri umuremyi, uri Imana. Ukwiriye gupfukamirwa, ukwiriye kwizerwa. Tunezejwe mu mutima nuko twamenye ko Imana iriho. Tunejejwe mu mutima no kumenya ko tuzi ko Imana iriho. Ijambo riratubwira ngo abegera Imana bose bakwiye kwizera ko iriho, yarangiza ikagororera abayishaka. Hari ingororano tuzabona kuko tuzi yuko Imana iriho. Ubwo twahawe umugisha nawe wo kumenya ko uriho, utaboneshwa amaso ariko uriho, uganje mu ijuru, uri inkomoko y'ibiriho, uri inkomoko y'imbaraga. Waduhaye Yesu kugira ngo atuzure, aduhe ubugingo buhoraho, ababarira ibyaha byacu, atwunge nawe. Nta mugisha urenze uwo. Ndabigushimiye. Uri Imana yacu, tukiriho tukihumeka, tuzarebesha amaso yacu gukora kwawe, tuzarebesha amaso yacu imirimo yawe. Iyo utigeze werekana mu gihe cyashize, cyangwa se iyo werekanye imirimo twiringijwe mu mutima kandi imirimo tutazi. Ndagushimira Mana, uri Imana ikora, uri Imana y'imbaraga, uri Imana igaragarira mu byo yaremye. Uri nyir'ibihe, uri nyir'ukubahwa, uri nyir'ugukomera. Ndagushimiye ko duhaye umugoroba mwiza ngo twongere tube imbere yawe dusenga, twumva ijambo. Ngushimiye ibihe byiza byo gusenga byabaye. Ngushimiye imitima y'abana bawe bakumeneye imbere, ubihimbarizwe. Ngushimiye umurimo watangiye, nta kabuza uzawusohoza. Kandi icyo wagambiriye gukora ukorera twebwe unyuze muri uyu murimo, twiteguye kucyakira no kugira ngo ugikorere mu buzima bwacu. Twigishe nanone, twiteguye kwigishwa n'Umwuka Wera. Murika mu mutima, murika hatabona, murika aho undi wese adashobora kugeza umucyo,
kugira ngo dusobanukirwe n'ubwiru bw'ijambo ryawe. Mwami Imana yacu nyir'ubwenge bwose, turakwisunze ngo utwigishe. Mwuka wera twongorere, tumurikire, dusobanurire, kugira ngo turusheho kumenya ubwami bw'Imana, kumenya Imana, twunguke kumenya Imana kandi turusheho gusa na Yesu. Ijambo riduhugure, ijambo ritwigishe, ijambo riduhane, ijambo riteshe kandi ijambo ritwubakemo gusa na kamere y'Imana. Urakoze, icyubahiro kibi cyawe, ariko amahoro n'umugisha bibi byacu, mu izina rya Yesu, amen. Ndabashimiye. Ubushize twaganiriye ku ngingo nk'uko nabivuze, ingingo enye mu ngingo 8 tuzaganira muri iyi nyigisho. Izi ngingo 8 ziravuga ngo ni inkingi zo gusenga mu buryo nyabwo butuma Imana izana ibisubizo. Ingingo ya mbere twaganiriye iragira iti, niba ushaka gusenga koko gukora ku mutima w'Imana kugasubizwa, ni uko ugomba kujyana umutima witeguye kumvira gukora ubushake bw'Imana. Ingingo ya kabiri twavuze ko ugomba kwizera. Ingingo ya gatatu, kuko biratubwira ngo utizera ntabwo ashobora kunezeza Imana. Uwegera Imana wese akwiye kwizera ko iriho, yarangiza ikagororera abayishaka. Ingingo ya gatatu, niba ntibeshya, cyangwa iya kane twaganiriye, muranyibutsa, ni ingingo ivuga ngo gusengera mu izina rya Yesu Kristo. Yesu niwe atubwiye ngo nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye, nanjye nzagikora. Munyemerere dukomeze no kuri iyi ngingo ya gatanu igira iti, niba ukeneye gusenga kuko ugusenga kwawe kukagira ibisubizo, kugatuma ubona Imana isubiza gusenga kwawe, nuko wiga gusenga neza. Kuko yaravuze, Yakobo aravuga ngo murasaba ntimuhabwe ko musaba nabi. Ese gusaba nabi ni iki? Mu by'ukuri cyane cyane bishingiye kuri iyi ngingo ya gatanu tugiye kuvuga, igira iti, impamvu y'amasengesho, impamvu igutera gusenga irakomeye kuruta amasengesho. Ndasubiramo, le bon motif, gusengana motife nzima, gusenga nyako burya inyuma yako haba hahishemo icyo bita la motivation, intention, impamvu. Ni iki gituma urizwa cyane n'icyo cyifuzo? Ni iki gituma ujya imbere y'Imana ukavuga ngo Mana mbabarira ungirire gutya? Iyo mpamvu rero irakomeye kuruta ayo masengesho usenga. Haleluya. Ndagira ngo umenyeshe ko Imana burya isubiza impamvu kuruta uko isubiza amasengesho. Nibyo tugiye kuganira rero mu ijambo ry'Imana. Ndizera yuko nanone umwuka wera ari bwongere kumurika no kuzana gusobanukirwa kuri iyi point, kugira ngo nanone wongere wisubiremo, witekerezeho, usenge nk'uko Imana ishaka. Mu rwandiko rwa mbere ni na rumwe rwonyine, mu rwandiko Yakobo yanditse mu bice 4 umurongo wa 6 ukagera ku murongo wa 7. Mu rwandiko Yakobo yanditse mu bice 4 umurongo wa 6 ukagera ku wa 7, yaragize ati, mbese muri mwe intambara zivaye n'intonganya zivaye? Ntibiva ku byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu? Murararikira ariko ntacyo mubona, murica kandi mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka, muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba, murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu. Iki kintu cyitwa gusaba nabi, cyangwa se gusaba ibyo dushaka kwayisha irari ryacu, ni ingingo tutitaho cyane muri iki gihe. Sinzi niba ari njye njyenyine ubibona gutyo, ariko mbona muri iki gihe turimo, nimvuga iki gihe ndavuga igihe cyanjye nawe, iyi generation atari iyi generation yashize, mbona mu by'ukuri gusenga no kudasaba neza no gusabana impamvu mbi ari impamvu imwe mu mpamvu nyamukuru njya mbona ituma gusenga kwacu kudasubizwa. Bavandimwe, hari umuntu nkunda kuvuga, uyu muntu twahuye ni umunyakenya, twarahuye turaganira, arambwira ngo kuva hatangiriye gukorera mu Rwanda ngo hari ikintu cyamutangaje, ngo ni uburyo abanyarwanda basenga cyane. Ngo yabonye abantu basenga pe, biyiriza ubusa, bahorana iminsi 40, 30, iminsi 3. Yewe nanjye maze kugenda ahantu henshi hano mu Bufaransa, amwe mu matorero nabonye akomeye, nita amatorero akomeye. Umwaka ushize, uyu mwaka wa 2024,
itorero nimvuga rikomeye rifite rimega cacu ibihumbi 7, amatorero arenga 100 ku isi, abakozi b'Imana pe bakomeye. Abavuga ngo ni ubwa mbere tugiye gukora 40 jours, iminsi 40. Mu Rwanda rero hari abantu babiciye amazi, ari ibintu byoroshye, bakora iminsi 43 mu mwaka. Si bibi, sindi kuvuga ko ari bibi, ni byiza pe. U Rwanda Imana yari yararuhaye impano yo gusenga pe, ariko ingorane njya mbona ikintera ubwoba nuko dusaba nabi. Kuko urebye umusaruro, urebye imbaraga, urebye uko itorero rimeze, urebye uko tumerewe n'uburyo dusenga, ntabwo ari proportionnel, ntibijyana. Amasengesho uko angana n'ibisubizo n'imibereho n'ubuzima bw'abasenga ntabwo mu by'ukuri bikorespondana, ntabwo kimwe cyerekana ikindi. Ni ukuvuga iki? Hari aho bipfira byanga byakunda. Niyo mpamvu nibwira ko ari ngombwa, nashimira Pastor Hortense uzana izi suje ngo twongere tuganire ku gusenga nyako, twongere twisubiremo, twongere tureke ijambo ry'Imana riturondore, ritwereke, rituganirize, rihishure mu mitima ngo ariko se koko kusenga kohora ni 7, kohora ni 3, aho usenga nk'uko Imana ishaka. Ni icyo umuntu akwiye kwibaza, kuko kuba rwose ufite umutwaro waritanze uri mu 3, 5 ni byiza. Imana irabishaka, ikeneye kuyegera, ariko ni byiza kuyegera nk'uko ijambo rivuga. Imana yacu ishimwe cyane. Mbibutse bavandimwe, Imana burya ntisubiza amasengesho tuvuga. Nyumva neza, Imana yo ntabwo yumva amagambo tuvuga, Imana isubiza imvugo y'ururimi rw'umutima. Voilà. Imana reka nkubwire, reka nkoresha imvugo ikabije. Imana ntiyumva Ikinyarwanda cyangwa Icyongereza, ntiyumva ayo magambo meza atondekanye. Niyo waba ucecetse yakumva mu gihe cyose imvugo y'ururimi rw'umutima wawe ari imvugo y'ukuri. Imana yacu ishimwe cyane. Umutima w'umuntu rero ntiwibagirwe ko ugira indwara. Niko ijambo rivuga ngo umutima w'umuntu ugira indwara, nawe ubwawo ntiwizere gukira. Umutima w'umuntu ugira indwara, kandi iyo ndwara ubwayo ikaba indwara incurable, indwara maladie incurable, ya ndwara idakira. Niko handitse mu gitabo cya Yeremiya ibice 17 umurongo wa 9 ukagera ku murongo wa 10. Iyi ndwara Bibiliya ivuga turebe iyo ariyo. Umutima w'umuntu wanjye nawe ujya ugira indwara ikomeye, indwara itabonwa mu byuma byoroshye. Reka tuvuge niba bigiye kwa muganga, umutima tuvuga si uw'inyama, c'est âme, c'est l'esprit, ni umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere arwara indwara Bibiliya yavuze ngo igoranye gukira. Yeremiya 17 umurongo wa 9 kugera ku murongo wa 10 haranditse ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Icyambere, iyi ndwara y'umutima, umutima ubwawo ntiwizera gukira. Ninde ushobora kumenya uko uri? Umurongo wa 10, njyewe Uwiteka ninjye urondora umutima nkawugerageza, nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze, uko imbuto ziba mu mirimo ye. Abafaransa hari ijambo n'umugani, saying, ni quote cyangwa umugani, proverbe, bavuga ngo umugani ugira utya uti, abatumva igifaransa ndawushyira mu Kinyarwanda, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ngo umutima ugira, reka nkoresha imvugo ikomeye, ngo umutima ugira impamvu ku buryo n'ubwonko mpamvu budashobora kumenya impamvu z'umutima. Ndasubiramo, umutima ubwawo ugira impamvu, c'est raison, ngo izo mpamvu ukabasha kuzihisha n'ubwonko bugenzura impamvu, n'ubwonko bushinzwe impamvu. Le cœur a ses raisons même que la raison ne connaît pas. Umutima ubwawo ujya ugira ibyo uhisha ku buryo n'ubwonko bwawe nawe ubwawe udashobora kumenya ibyo umutima wibwira. Uyu mutima urahambaye, ugira indwara, kandi iyo ndwara ntitubashe kumenya ko twanabasha kwizera kuyikira kubera ko irihisha. Reka mubwire ko iyo ndwara iruta izindi rero umutima ugira ni uko ushukana ubwawe, kubera ko uba urwaye ntunamenye ko urwaye, ukaguhisha ko urwaye, ubaho mu kinyoma, ukibeshya kuri muzima kandi mu by'ukuri urwaye. Kubera ko Uwiteka yaravuze ngo ni njye jyenyine ushobora kurondora umutima. None ni gute Uwiteka, ni ubuhe buryo Uwiteka akoresha agenzura arondora imitima yacu? Nta bundi twabona, nta n'ubundi bwabayeho, ni ijambo ry'Imana. Haleluya, ni ijambo ry'Imana. Iyo nitegereje abantu benshi, nanjye ndimo, atari njye jyenyine, mbona iyi ngingo yitwa gusenga nk'uko Imana ishaka, cyangwa se impamvu yo gusenga kuba iruta amasengesho ubwayo.
mu by'ukuri ari ingingo nyamukuru ituma tudasubizwa. Mu by'ukuri ngarutse nk'uko nabivugaga nanjye ubwanjye nirondoye, uzasanga akenshi turwana no kubeshya Imana tutazi ko tuyibeshya. Sinzi niba namwe byarababayeho bavandimwe. Hari igihe umuntu ajya imbere y'Imana ugasanga ubwayo urimo urayibwira ibintu ubwawe utemera ukabwira ibintu Imana amagambo ubwawe utanyujije muri logique, utanyujije muri raisonnement ngo wumve uri kuyatekerezaho. Cyane cyane ibyo uzabire biba gutunguye gusenga, wishakisha uvuga ibintu hariya na hariya kugira ngo upatoje urebe ko wafatisha umurongo. Ntacyo byari bitwaye aho uba wishakisha. Ariko nabonye twebwe abakristo dutinyuka kuvuga, kubwira Imana ibintu natwe tutemera. Ugasanga turirimba ibintu tutemera. Kuba tutarabigira si ikibazo, yenda turabyifuza, turashaka kuba byo, ibyo si ikibazo. Ariko ugasanga rimwe na rimwe natwe ubwacu ntitubyemera. Niyo mpamvu sinjye wabivuze ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Rero umuntu ashobora kuvuga Imana ikomeye ariko umutima we utemera Imana ikomeye. Umuntu ashobora kuvuga Imana ikiza ariko umutima we utemera Imana ikiza. Bavandimwe, iyi niyo ngorane iruta izindi tugira, kubaho ubuzima gusenga kwacu ari kunini ariko impamvu ituma dusenga iyo itandukanye no gusenga. Imana idufashe, Imana yacu idufashe. Haleluya, Imana yacu idufashe. Rimwe Imana nagira nkwibutse ko igenzura umutima. Iyo tuje kuyisanga tuyibwira, ntabwo Imana iba impressione n'amagambo, yita ku mitima yacu, ireba imitima yacu. Iri jambo sinarihaye uwo udufasha ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbaze nkoresha iri ngiri namuhaye, hanyuma iri ryo ndarivuga rwose nubwo ntaryibutse rije ubu ngubu. Muri Samweli, urwandiko rwa mbere rwa Samweli, ibice 16 umurongo wa 6 kugera ku wa 7, hari amagambo ndiho ndasobanura umutima, ndiho ndavuga umutima, ntabwo nanibagiwe, ndiho ndasobanurira ijambo rivuga ngo impamvu yo gusenga iruta gusenga. Kubera iki? Kubera ko umutima usenga ubwawo ujya ubasha kuba navuga ngo iki, kumera nk'ufite indwara, iyo ndwara ikihisha. Navuga ngo ugira virus muri wo, iyo ndwara igatuma tutabasha kuboneka imbere y'Imana nk'uko bikwiye, bigatuma tutavugisha umutima nk'uko biri. Uwo mutima, iyo ndwara yitwa ngo iki? Gushukana, kubeshywa. Turakomeza tuganire. Yesu yaravuze ngo iki rero? Samweli ibice 6 umurongo wa 6 haranditse ngo nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu aramubwira ati, ni ukuri Uwiteka yimikisha amavuta nguye imbere ye. Umurongo wa 7, ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye, ko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba umutima. Nshuti yanjye, Dawidi ubundi Imana amwitaga ngo umuntu ufite umutima nk'uko Uwiteka ashaka, umuntu ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Turaza kubireba, turamugarukaho kenshi, atubera inyigisho pe. Dawidi yari icyitegererezo cy'umuntu ubwiza Imana ukuri. Niwe wenyine muri Bibiliya wihariye kubwira Imana ngo nunyica bizakumarira iki? Ngo ese nimanuka njya muri rwa rwobo nzaguhimbaza. Mana ntundeke ko wantaye. Yabwizaga Imana ukuri, kandi yaravuze Rick ngo ntabwo Imana yibeshye kurekeramo izo zaburi ngo ziba muri Bibiliya z'abantu bayitunganyaga, z'abantu bayibwiraga amagambo asa n'ahashidikanya ku Mana, ngo nuko Imana ikunda umutima uri sincere, nuko Imana ikunda umutima w'ukuri, nuko Imana idakunda umutima uryarya. Niba ubabaye yibwire. Niyo mpamvu yasizemo zaburi z'abababaye zitwa shigayoni, ubundi bazita zaburi z'intimba, zaburi z'agahinda, zaburi z'abafite umubabaro. Imana yarabyemeye rero. Kuva ku bice 6 uzasome 7, 8 muri zaburi zitwa zaburi za shigayoni, indirimbo z'umunyamubabaro, indirimbo z'umunyamaganya. Imana ntiyanga ko tuyiganyira, yanga ko twiganyira. Nyumva neza, kuganya nicyo cyaha, ariko kuganyira Imana si icyaha. Nimuyiganyira amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Ariko kuganya wiganya wowe ni ubwibone mu bundi buryo. Nshuti yanjye, Imana ikunda umutima utabeshya, Imana ikunda umutima w'ukuri. Ntugahishe impamvu yo gusenga inyuma y'amasengesho, ahubwo ujye uzanira Imana umutima werekana impamvu ituma usaba ibyo uyisaba. Yesu yaravuze, nkunda aya magambo yanditse muri Mariko ibice
cumi na kimwe umurongo wa mariko ibice cumi na kimwe umurongo wa 22. Biratuma ngenda ntabwo iri jambo narishizemo, munyemere ndibasomere rije ubu nonaha. Nakunze uburyo mariko yabivuze, si we wenyine, abanditse ubutumwa bwiza barigarutseho, ariko mariko yarivuze mu buryo bworoshye ku buryo byaha umuntu icyizere cyo gutinyuka kubwira Imana. Ndiho ndarishaka rwose. Mariko 22, mariko igice cya 11 umurongo wa 22 na kane, mbabarire 24 haranditse ngo oya mbabarire, twagiye aho tariho. Mariko 20:11 umurongo wa 24. Mariko 11:24 haranditse ngo nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musabye byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Nakunze uwasobanuye yaravuze ngo hari amagambo abiri atandukanye, avoir et recevoir. Mu by'ukuri yaravuze ngo mwizere deja ko mubibonye, mubihawe uyu munsi, muzabibona, muzabihosovu. Mu yandi magambo, nimugira icyo, aho nashakaga kuvuga ni ijambo Yesu avugaga ngo nimugira icyo musaba mugishyizeho umutima, apana kuvuga amagambo atandukanye n'umutima. Ntabwo aribyo bituma Imana ikumva. Muvandimwe, abanyarwanda turaba specialiste mu kubaho dutandukanije ubuzima bwacu n'umutima. Turaba specialiste, ibyo mvuga nge nawe unyumva uri umunyarwanda turabizi. Turi mu bantu mu isi bafite ubushobozi bwo kubaho ubuzima bubiri, ubw'umutima n'ubwo twereka abantu, ubwo dushaka ko abantu babona n'ubw'ukuri. Ariko ndakwinginze niwitoze ko kujya imbere y'Imana ukwiye kureka uburyarya, ukayibwiza ukuri, ukamenya ko impamvu ituma usenga irakomeye kuruta amasengesho bwayo. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ishimwe cyane. Bavandimwe, ndagira mbabwire ko Imana ishaka ukuri ko mu mutima kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Inezezwa n'umutima utayiryarya, inezezwa n'umutima utayibeshya. Ni iki Dawidi yarushaga Sawuli? Yagiraga umutima umeneka, yagiraga umutima w'ukuri, yabwiraga Imana amarangamutima yayo, ntacyo yayihishaga. Iyo tuvuze ngo turasaba ntiduhabwe uko dusaba nabi, dore nkubwire impamvu nyamukuru. Ntabwo ari njye, ni Bibiliya yabivuze ngo kubera ko inabi, icyo Bibiliya yita inabi nicyo yita irari. Yaravuze ngo murasaba ngo kugira ngo mwayishe irari ryanyu. Mwebwe murahurura mukarwana. Ndagira ngo turabe intambara yo mu buryo bw'umwuka. Mu izina rya Yesu ndakubita hasi, ndamenagura, ndashwanyaguza, ndarekuza, ndabuhuza iyi ntambara, tugahura tukarwana, ariko mu by'ukuri mu masengesho, ariko dusaba, ariko aho kugira ngo tubone ntiduhabwe. Kubera iki? Inyuma yabyo hari ikintu cyitwa irari gisunika gusenga kwacu. Irari, ndifuza ko kuko Bibiliya yavuze ngo turasaba icyo bita gusaba nabi. Bibiliya yabivuze, sinyibeshyera, sindi buvuga icyo itavuze. Ni ijambo ryitwa irari. Irari nicyo kintu gituma ugusenga kwacu kwitwa gusaba nabi. Covetousness, lust, irari. Imana yacu ishimwe cyane. Mu kinyarwanda bamwe bakoresha, ndavuga muri Bibiliya yera, bakoresha ijambo irari cyangwa bagakoresha ijambo kwifuza. Kwifuza byenze kuba iyo uvuze ijambo kwifuza bibaye legale, kuko kwifuza si bibi, n'umwuka wera arifuza. Ariko ijambo irari, murasaba ntimuhabwe kuko mushaka kubyayisha irari ryanyu. Irari ni ikintu gikomeye ku buryo utabyumva, ariko ijambo ry'Imana ridusobanurira icyo ari cyo. Petero mu rwandiko rwe rwa mbere rwa kabiri, mu mbabarire, mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice bibiri umurongo wa 4, igice cya mbere, mbabarire, urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 4 haranditse ngo ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kose kwazanywe mu isi n'irari. Niko ijambo ry'Imana havuga. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana nuko havuga, muri Bibiliya y'Igifaransa nuko havuga, Icyongereza nuko kivuga, mu Kinyarwanda bakoresheje ngo kwazanywe mu isi no kwifuza. No, actually le vrai terme ni kwazanywe mu isi n'irari. Kononekara kose ko mu isi kwazanywe mu isi n'irari. Ubundi munyemerere mbabwira ibintu bitanu, si inyigisho, ariko nagira musobanurire irari uburyo ari ribi.
ubundi hari ibintu bitanu muri sisiteme ya kamere y'umuntu wa kera, uwo twabaye we tumaze kugwa, agizwe n'ibintu bitanu. Imana ifashe kugira ngo byumve. Ngewe nawe waguye kuri cya giti Adamu na Eva amaze kurya ku mbuto imenyesha ikibi n'icyiza, umuntu yahindutse ikiremwa cya kamere, yahindutse ikiremwa turi cyo uyu munsi cyitwa ikiremwa cya kamere. Iyo sisiteme rero ikugize igizwe n'ibintu bitanu. Ndagira nkumvisha ububi bwa kamere. Ubundi habanza icyo bita urupfu. Urupfu nirwo ruheruka, ubwo mpereye ku mwuzukuruza, nirwo ruheruka nyuma y'aho umuntu akoreye icyaha, kuko Imana yabwiye Adamu iramubwira ngo no gupfa uzapfa. Urupfu turabizi neza ko rukomeye n'ikimenyimenyi, rutwara abantu bose. Urupfu nta n'umwe rwababariye uretse umwe wese nyine warunesheje witwa Yesu Kristo. Umwanditsi ni Salomo mu gitabo cy'umubwiriza w'Umunani aravuga ngo mu bijyanye n'ubuzima no kubaho no gupfa, ngo ntabwo umuntu ashobora kuba umudemobe, wabishaka utabishaka, uru rugendo rwo gupfa turwisangamo. Urupfu rurakomeye pe, ngo ikintu kirusha imbaraga ni urukundo gusa. Niyo mpamvu Imana yaduhaye Yesu akatuzura kubw'urukundo, urupfu natwe tukaba tuzarunesha. Urupfu rurakomeye. Urupfu ntabwo bwari ubundi rukomeye muri ya sisiteme. Wibuke, yariye igiti ahinduka ikintu arapfa. Urupfu nirwo rw'abandi, nirwo ruheruka. Urupfu rero ntirukomeye. Urupfu rukura imbaraga z'urupfu. Ubushobozi bw'urupfu rwitwa icyaha. Ibyaha nibwo rubori rw'urupfu. Ibyaha mwese murabizi sinibisobanura, bigaragazwa n'amategeko ya Mose: kwiba, kwica, gusambana, kwifuza iby'abandi, byose ibyaha. Kuko niko yavuze umwanditsi yandikiye ni Pawulo wandikiye Abakorinto ba mbere 15 uhereye ku murongo wa 51, ngo burya urubori rw'urupfu ni ibyaha. Iyo nta byaha urupfu nta mbaraga rugira. Niyo mpamvu rutagumanye Yesu, nuko Yesu nta cyaha agira, kandi natwe kuko yatubabariye tukaba turi muri we, niyo mpamvu azatuzura tukanesha urupfu tukabaho. Urubori rw'urupfu ni ibyaha. Ibyaha bigira imbaraga, ariko burya ibyaha nabyo nta mbaraga bigira. Ngo imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Kubera iki? Bibiliya tubwira ngo ntacyo ibyari kuba bivuze, ngo icyaha nta gaciro cyari kugira, ngo iyi tegeko ritavuga ngo ntukifuze. Ngo kubera ko kwifuza kwabonye imbaraga, kwashinze imbaraga mu kintu cyitwa amategeko. Amategeko akura imbaraga mu cyo bita nako icyaha gikura imbaraga mu mategeko. Reka mbaho urugero ku muntu unywa inzoga, wabaye imbata yo kunywa inzoga, uri alcoolique, bamubwiye ngo ejo niwongera kunywa inzoga tuzakumanika, yakubwira ngo wikwiri gutegereza ejo, ngewe manika kuko ndabizi nzazinywa. Ni ukuvuga iki? Itegeko, imbaraga za kamere ye riri muri rya tegeko. Ngewe kubera ko ikintu cyitwa kunywa inzoga ntacyo kimbwiye, ntabwo iryo tegeko ryandeba, ndaza gukomeza kuvuga. Icyaha rero gikura imbaraga mu cyo bita itegeko, niko Pawulo yabivuze. Amategeko nayo nta mbaraga agira. Imbaraga z'amategeko nicyo bita kamere. Nari ntanze urugero ndutanga ahatariho. Urabona nk'ubu bavuga ngo ejo umuntu uzatinyuka akanywa inzoga tuzamurasa, azacirwaho urubanza rwo gupfa. Mu by'ukuri ngewe kuko nta nzoga nywa, nawe kuko nta nzoga unywa, iryo tegeko wasa naho utaryumvise. Ntiryagukura umutima, ntiryaguhagarika umutima, nta n'ubwoba, nta no kuneshwa. Kubera iki? Muri kamere yawe nta kunywa inzoga kurimo. Ni ukuvuga ngo wibuke, ibyaha bya mirimo ikura imbaraga mu mategeko. Kubera ko batavuze ngo ntugakore iki, ibyo kintu ntabwo cyakwitwa icyaha. Cyitwa icyaha kuko amategeko akimenyekanisha. Hanyuma ya mategeko akomezwa n'iki se? Akomezwa na kamere, n'imiterere ya kamere yanjye. Kamere yanjye inyoterwa cya kintu amategeko abuzanya. Kamere inyoterwa ubusinzi kandi amategeko abibuzanya. Umva rero aho twaganaga. Kamere yanjye se yo ikura ububi hehe? Ni hehe kamere yanjye ivoma imbaraga? Naho Petero yavuze, kamere yanjye ikura imbaraga mu mutima wayo witwa irari. Voilà. Ni ukuvuga ngo irari niryo nkomoko yo kwifuza kose, niwo muzi w'ibibi byose. Kwangirika, kononekara kose ko mu isi kwazanywe n'irari. Sizira wumvise neza icyo nashaka kuvuga. Irari ni ribi
ku buryo reka navuze ngo narishakiye definisiyo, ndavuga ngo irari ngo niwo mutima uterera muri kamere y'umuntu waguye. Ubuzima, guhumeka, gukora kose kwa kamere yanjye yaguye gukomoka mu irari. Covetousness, lust, kudatuza, kwifuza inzoga, ukumva agatima kararehareha. Ujya ubona umuntu unywa itabi uburyo ubona se n'uwabuze amahoro. Kubera iki? harimo irari muri we, hari akantu kadatuza kamwifuza gatuma akenera iki ya nzoga. Niyo amategeko yavuga ubuzima bwe buba bwiteguye kujya mu kaga. Kubera iki? Irari, umuzi w'ibibi byose, icyazanye kwangirika kose mu isi ni irari. Irari mu by'ukuri navuga ngo rimeze nka virusi yihisha mu muntu wacu w'imbere waguye witwa kamere y'icyaha, ku buryo bigoye kubona iyo virusi ukoresheje ibindi bipimo keretse ijambo ry'Imana, keretse umwuka w'Imana. Mbega irari navuga ngo ni nk'indwara iri muri ADN yacu twavanye kwa Adamu yaguye, izi kwihisha no gukorera ahantu hose, ndetse no mu byifuzo twita ibyifuzo by'umwuka. Ndabizi neza ko Imana iza kumfasha ukaza gusobanukirwa. Reka nkumvisha, wari uzi ko twishuka twebwe tukaba tuzi ngo hari ibyifuzo biri legale, ibyifuzo spirituel. Irari ni ribi ku buryo riza naryo rikihisha inyuma muri bya byifuzo nakwita iby'umwuka, ibyifuzo byiza, ariko irari riri inyuma riri kudukoresha ngo twifuze nabi. Ndabaha urugero. Ndibuka rimwe muri 2015 narimo nganira n'umuworship leader umwe, ni umwe mu bantu bayobora abaririmbyi, turimo tuganira kuri iyi mikorere y'irari na kamere no kwifuza n'ibyifuzo rimwe na rimwe turirira ariko bitari ukuri. Ampa urugero, arambwira ati pastor, rimwe na rimwe senga ndi mu masengesho, noneho nsaba Imana, ndebwira ngo Mana ndiho ndasenga, ngira ngo Mana mpa amavuta nkoresha, ntusige, ukoreshe, usukeho ubushobozi bwawe, abantu babone gukora kwawe. Ati ndasenga, ibyo byifuzo n'iryo sengesho murumva ritaboneye, murumva atari ryiza, murumva iryo sengesho koko ridakwiye kuba riri valable imbere y'Imana. Ariko mu gihe nasengaga, ati numva ijwi rito risa n'irimpinyuza mu mutima rimbwira ritati, mu by'ukuri koko ukeneye amavuta y'iki? Ati sa naho umwuka wera amuritse muri ngiye kubona sanga mu by'ukuri nkeneye amavuta kugira ngo abantu banyemere. Ngiye kubona sanga mu by'ukuri nkeneye amavuta kugira ngo nanjye abantu bantumire. Nkeneye kwemerwa, nkeneye kuba umuntu uvugwa. Ati umwuka wera niwe wandondoye. Ati atandukanya motifu n'icyifuzo, voilà, cyangwa se atandukanya motifu n'amasengesho. Ati umwuka yarandondoye aramurikira, mbona neza ntandukanijwe impamvu y'amasengesho ndetse no gusenga ubwako. Isengesho riravuga ngo mpa amavuta, birumvikana, ibyo ni ibintu bizima, ntabwo ari icyaha. Ariko umutima wo, impamvu iri inyuma yo gushaka amavuta ni ukugira ngo menyekane. Bavandimwe, iyi virusi yitwa irari rero, iyi virusi yitwa irari biragoye kuyimenya mu mutima w'umuntu keretse gusa umwuka wera kurondoye. Ariko reka nkubwire ibimenyetso biyiranga, reka nkubwire ibimenyetso biranga ya ndwara y'umutima yavuze Yeremiya ngo igoye gukira, kereka Uwiteka gusa wenyine urondora imitima ari ubasha kwerekana iyo ndwara. Muri buke ariyo irari ryihisha, rikihisha inyuma y'ibyifuzo byiza, ariko motifu arimba ubwayo. Reka nkubwire, irari iyo ufite icyifuzo kirimo irari ubundi kiba gikurikirwa n'ibintu nagerageje kuvuga 5 ariko birarenga, nuko ariho nagarukiye gusa. Iteka ryose icyifuzo kirimo irari usengera haba hari ibintu 5 bigikurikiye. Icya mbere ni ishyari, icya kabiri ni ukurushanwa, icya gatatu ni ukugaragara, icya kane kwinezeza, icya gatanu gushaka gushimwa, icya gatandatu kwirema ibice. Nubona wemereye umwuka wera akamurika mu mutima, mu cyifuzo ukeneye, ukumva ikintu uri gusengera mu by'ukuri wemereye umwuka wera akakurondora, ukumva arimo kurushanwa, kwigereranya, gushaka kuba nka kanaka, ugasenga hari umuntu mu mutwe ukeneye kuruta no kumera nkawe, menya ngo ni irari rikuyoboye, ntabwo ari umwuka. Kubera iki? Kubera ko Yesu yaravuze ngo icyifuzo cy'ukuri kitayobowe na motifu mbi, kidahishijwe inyuma irari ribi, inyuma hatihishe ya motivation imbi iri wrong,
the wrong motivation, intention iri wrong. Ikibigaragaza ni kimwe, ngo ni uko icyo cyifuzo kiba gishaka gusa icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Reka Yohana ubutumwa bwiza turebe 11:13. Ni Yesu wabivuze, ntabwo ari njye. Dore ikizakwereka gusa ko icyifuzo cyawe imbere y'Imana ari icy'ukuri, nurondora umutima ukemera umwuka wera akahamurika, arondora ashakisha ryarari. Nakubwiye ngo uzarebe ibintu 5 cyangwa 6. Icya mbere, ishyari. Uzumva na kantu cy'ishyari, wumve runaka, ubone runaka yarasubijwe, runaka wowe harimo akantu cy'ishyari, ujye wemera wirondore, urasa Mana nanjye unyibuke, Mana nanjye ndebe, ariko ugasanga harimo akantu cy'ishyari. Icya kabiri, kurushanwa, kwigereranya, gushaka kuba nka runaka, nanjye ngere hariya nzamure, ariko mu mutwe wawe ufite kanaka, ufite runaka. Icya gatatu, kugaragara, kugira ngo abantu baboneke. Nabivanze, uzirondore. Nibyo urasaba amavuta ariko nawe ugaragare, nawe uboneke. Voilà. Gukorera Imana ariko nawe ukeneye ko abantu bakubona. Niyo yenda kwifuza gukora Imana si bibi, ariko motivation behind is bad. Aho niho ugomba kurondora umutima wawe. Icya kane, kwinezeza, gushaka kunezerwa, kwinezeza. Kwinezeza mvuga ntabwo ari kwishima, si bibi. Biravuga ngo ni mwishima iteka, ahubwo ndavuga ibinezeza, bya bindi binezeza ari ry'umubiri. Icya gatanu, gushimwa, inzara yo gushimwa, appreciation, kwemerwa, gukomerwa amashyi, kubona urenze. Icya nyuma, kwirema ibice. Uzarondora umutima wawe, uzasanga ibyo bintu bikurikira uwo mwuka witwa irari, kuko riva ku mwanzi Satani. Yohana yaravuze rero, umwami Yesu, Yohana arabyandika ubutumwa bwiza ibice 12:13, aravuga ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Mu gihe cyose icyo dusabye kigamije icyubahiro cy'Imana, ukajya wumva icyubahiro cy'Imana, ujye umenya ko isengesho ryawe nta kabuza, icyifuzo cyawe nta kabuza Data azagisubiza. Nanabisinyira ngewe, afite ibyo nasengeye, reka nitangeho urugero, nkabiririra igihe kinini, ngera ubwo nkabyibagirwa, Imana ikazabimpa ntakibikeneye mu mutima wanjye, bitakimeze kwa kundi, ahubwo numva mbikeneye icyubahiro cy'Imana. Narabibonye pe, ndi umugabo wo kubihamya. Simfite uko nabibabwira, ariko ibi mvuga numva nanjye ubwanjye Yesu yaranyujije aho. Nkaririra ibintu mu myaka 20 ishize, mbisaba cyane, niyiriza ubusa ku bwabyo, yewe simbibone, nkagira ubwo mbyibagirwa. None uyu munsi Imana ikabibimpa, numva rwose ntacyo nuzuriramo, ntaho senga akomerera, nkajya numva gusa ni inshingano, ni icyubahiro cy'Imana, naho ibindi biri inyuma nta kindi bikuramo. Iyo ugeze aho rero, nagira ngo umenyeshe, isengesho rirasubizwa, icyifuzo kirasubizwa. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu yaravuze ubwe, bagiye bamushinja, mvuze ku cyubahiro cy'Imana byahinduka inyigisho ubwayo. Ubwo aravuga ngo ngewe ntabwo nishakira icyubahiro, icyubahiro ngishakira uwantumye. Data, bimenyekane ko ari wowe, nanjye nkaba ndi umugaragu wawe. Iyo umuntu ashaka icyubahiro cy'Imana akaba atari ukishakira, nta kabuza Imana isubiza bene icyo cyifuzo. Haleluya, haleluya. Reka nkubwire ko twarabivuze gusenga mu izina rya Yesu, ariko niwiga gusenga icyifuzo cyawe ukemerera umwuka wera kurondora umutima wawe umumeneye, ngo umenye ngo ariko igituma ndizwa n'ibi ndizwa n'iki, igituma ndizwa n'amafaranga n'iki. Bavandimwe, burya kenshi ibyifuzo dutunga tugira ntabwo ari ibintu twabura ngo dupfe, ntabwo ari n'ibintu dukeneye akenshi ngo biduhe kubaho. Oya, ahubwo akenshi biza ari ibyo guhazira ari ryacu. Hari ijambo tudakunda muri Bibiliya, ndabizi nge nawe ntiturikunda. Ni ijambo Paul yandikiye Timoteyo ibice 6, aramubwira ngo niba mubona ibyo kurya n'ibyo kunywa, ubwo mufite ibyo kurya n'imyambaro bibakwiriye, nimunyurwe nabyo. Iryo jambo ntabwo turikeneye, ntabwo dukeneye modesty. Oya, cyane cyane muri iyi si ya individualism, muri iyi si ya capitalism, muri iyi si aho ukunezerwa gushingiye ku byinshi dutunze, ntabwo dukeneye kumvira ijambo ry'Imana.
ariko Pawulo yaravuze ngo kubera kwifuza no kurarikira ngo nibyo gituma imitima yanyu muyihandisha imibabaro. Ntabwo ari njye, ni Pawulo. Mwihandisha imibabaro kubera iki? Kuko we need more, kandi tugakenera muri uko kwifuza byinshi ni uko twifuza kugira icyo tuhahariza. ni ryarari bavandimwe. Simvuze ko Imana itaduha byinshi, ubwayo yarabivuze ngo izaduha byinshi bisesekaye, ariko ikidakeneye ni uguhaza irari, kuko irari ni umwanzi w'Imana. Irari rikwiye kubambwa ku musaraba. Ndagira nkubwire rero, niwica irari ry'umutima ahubwo ukagera ahantu wifuza gusa kubona icyubahiro cy'Imana, Mana nunkura mu bukene ukajya ubona gutunga kwawe, gutunganirwa kwawe, guhirwa kwawe harimo icyubahiro cy'Imana, nta kabuza Imana nayo ikeneye mu isi abayihesha icyubahiro. Reka nkubwire, Imana ntisubiza umutima unyotewe ntireka gusubiza umutima unyotewe icyubahiro cyayo. Ubundi nta cyifuza imbere y'Imana cyitwa icy'umubiri. Unyumve aha ni nota bene, nutumva aha cyangwa ukanyumva nabi uragenda untwaye nabi, ntega amatwi. Ubundi nta cyifuzo imbere y'Imana cyitwa icyifuzo cy'umubiri cyangwa icyifuzo cy'iby'umwuka. Shingiye kuri bisobanuye, mu gihe byose bigamije gusa icyubahiro cy'Imana, nagira ngo umenyeshe ko ntabwo wavuga ngo iki ni icyifuzo cy'umwuka, iki ni icy'umubiri. Urugero, ntuzishuke ko kuba uri gusaba Imana amavuta, gukoreshwa n'Imana, ngo ubwo uzaba ugize ibyifuzo by'umwuka. Noneho usabye amafaranga cyangwa se gutera imbere, kurongorwa, viza, noneho uwo nguwo wibwire ko yasabye nabi, ibyifuzo bye ari ibyifuzo by'umubiri. Oya, kuko byose ni Imana ibitanga. Yaba ari ibyifuzo, amavuta, gukoreshwa n'Imana, kuzura umwuka, umuhamagaro, gutuma benshi bakizwa, ibyo ni Imana ibitanga. Nanone n'amafaranga na viza no kurongorwa n'urugo ruzima no kubyara nabyo Imana irabitanga. Byose biva kuri yo. Kandi Yakobo yaravuze ngo gutanga kose n'impano nziza byose nibyo biva kuri yo, se w'imyuka, se w'imico yose. Imana nta kibi kiyivaho, niyo itanga umugisha abavandimwe, niyo ikenura abantu. Ahubwo nagira nkumenyeshe ko icyo bita icyifuzo nyacyo ni impamvu ikurikiye igituma usaba. Kubera ko, reka bisobanuze ibyanditswe utaza kunyumva nabi. Subiremo, ntabwo gusaba amafaranga no kubwira Imana ngo Mana mvana mu bukene, Mana nzamura, Mana mpa kwiga, Mana mpa viza, nkingurira imiryango njye mu mahanga, ibyo byitwa ibyifuzo by'umubiri. Kubivuze ari umuntu utagira Imana, umutima wuzuye ibintu bya kamere. Oya, Data wo mu ijuru azi ko tubikeneye, tumuganyira amaganya yacu, tumubwire ibyo twibwira. Wimubera indyarya, ahubwo Mana mpa amafaranga ndayakeneye, Mana nkura mu bukode, si icyaha muvandimwe. Oya, utishuka rero ngo ibyo byifuzo nibyo by'umubiri, hanyuma kuvuga ngo Mana nkoresha, siga amavuta, nzamura, nkeneye kuzura umwuka, Mana mu minisiteri, ngo wibwire ko ibyo ngibyo ari byo by'umwuka. Icy'umwuka ni motivation behind. Icy'umwuka, icyo Imana isubiza igifite agaciro, nicyo kigusunikira gusengera ibyo. Kubera iki mbivuga? Abafilipi igice cya 1 umurongo wa 15 haraza, ntugende nyabuna ndakwinginze utumvise ibimvuze, kuko wancira urubanza. Twumva icyo Bibiliya ivuga. Abafilipi ibice 10 igice cya 1 umurongo wa 15 haranditse ngo, icyakora koko bamwe babwiriza ibya Kristo babitewe n'ishyari no kwirema ibice, naho abandi bakabivugishwa n'umutima ukunze. Abo babivugishwa n'urukundo, kuko bazi yuko nashyiriweho kurwanira ubutumwa bwiza. Naho babandi bamamaza ibya Kristo babitewe no kwirema ibice, babikorana umutima ubarega, bibwira ko bashobora kunyongerera umubabaro mu ngoyi zanjye. Mbese ibyo bintwaye iki? Mbese ibyo bitwaye iki? Ntacyo, kuko ukomeze kose ari mu buriganya cyangwa mu kuri, Kristo yamamazwa koroshye. Basi reka ntange urugero rworoshye, ibyo tubamo mu buryo bwa buri munsi. Uzi za YouTube channel zatangiye zivuga ibintu by'Imana, ariko mu mitima babitangiye bagamije kwishakira amafaranga. Bakoresha ubutumwa, batangaza ubutumwa, bashaka abakozi b'Imana, ariko icyo mu by'ukuri bajya gukora icyo gikorwa, YouTube cyane ijya gutangira, nta cyubahiro cy'Imana n'umutima w'abakizwa ruhari, ahubwo zari views n'ibindi kugira ngo Kristo bibonera inyungu.
kuko YouTube itanga amafaranga. Ibyo noneho ni ingero zumvikana. Reka ntabwo urundi rugero, uzi za minisiteri nyinshi zifite amazina meza na za viziyo z'ibitangaza, ariko mu by'ukuri zishingiye ku irari no kwirema ibice. Mu Rwanda ubu ngubu gutangiza itorero murabizi ko nibyo bigoye kuruta gutangira business, bigoye kuruta gutangira ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ariko mu gihe bitari byakamera gutyo, muzi amatorero yagiye ava mu yandi, abakozi b'Imana bagiye bava mu matorero basiga basenye. Nyamara imvugo ibyo batubwira ni vision. Imana yampaye vision, mfite umutwaro, mfite vision, ngewe ndashaka kugera aha. Koko Bibiliya tubwira ngo bayobowe n'ishyari no kwirema ibice, ariko amasengesho, icyifuzo cyo ni cyiza. Rero utishuka, ntabwo kuba uvuga ko ukeneye umwuka, kuba ubwira Imana ngo nkoresha bivuze ko biri valable, ibyo byifuzo biri holy. Oya, igikomeye ni motivation behind. Imana irondora umutima, Imana ishaka ukuri ko mu mutima. Turaza kuhareba. Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu ishimwe cyane. Uzi abantu biteguye n'ubu ngubu bafasha abakozi b'Imana bagatanga n'amafaranga yabo, ariko bategereje gusa kuzashimwa, kuzabavugaho uko bangana. Uzi abantu biteguye kwemera kudufasha mu buryo butangaje, ariko natwe tukajya tuhagararana nabo kugira ngo bababone, bimenyekane. Bavandimwe, Imana ireba ukuri ko mu mutima. Impamvu yo gusenga iruta amasengesho ubwayo. Utazishuka rero kuvuga ngo manura umuriro uve mu ijuru si cyo gikomeye. Imana yarawumanuye ku gihe cya Eliya, n'uyu munsi yawumanura, ahubwo motivation behind niyo Imana iha agaciro. Haleluya. Umunsi umwe bene Zebedayo bigeze gusanga Yesu, ndavuga Yakobo na Yohana, mu ntumwa za Yesu. Zebedayo nyine yari se. Baramubwira banyuze mu mudugudu witwaga ni Samariya, ngo banga kubakira kandi bari bashonje. Ni mu nkuru dusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 9 uhereye ku murongo wa 55. Nuko noneho ngo baramusanga, babwira Yesu ngo bari barakaye, bababaye kuko batabahaye icumbi, banze kubakiriza, ribamereye nabi. Babwira Yesu ngo mwami, ngo ukeneye ko tumanura umuriro uyu munsi, ubu noneho ukabatwika. Motivation yari mbi. Yesu yahita n'abati, mpuriye he namwe bene Zebedayo, mpuriye he namwe? Urukundo yaba impamvu bavuze ngo Yesu tumanura umuriro kwari ukumwifashisha kuko nta mbaraga bagira. Nshuti zanjye, aba basabaga umuriro kugira ngo utwike abantu bari batuye ahangaha i Samariya. Yohana niwe wanditse mu rwandiko rwe rwa mbere 3:16 ngo niba koko Kristo yarabakunze, namwe mutanga ubugingo bwanyu ku bw'abandi. Yesu avuga ati yaba mwari muzi umwuka ubakoreramo wari wo, ntabwo ngiwe ndi umwuka wanjye ari uwo kwica, ni uwo gutanga ubuzima bwanjye, ahubwo kugira ngo abangaba babone ubuzima, aho kugira ngo bapfe ngewe nabapfira, kandi yarabapfiriye. Nshuti zanjye, Imana ntisubiza amasengesho, isubiza impamvu ituma usenga. Ngenda ngana ku musozo. Turishuka rero kenshi, hari ubwo turirira iby'Imana dusaba Imana tukabibona, ariko tukibwira ngo Imana yadusubije. Oya, Bibiliya tukereka abantu baririye ibyo bararikira, barabibona, ariko Imana ibakureho imitima yabo. Zaburi 106:15 ibaha ibyo bayisabye, ariko imitima yabo iyishyiramo konda, kandi bagirira Mose ishyari mu rugo rw'amahema. Ntibishoboka. Nakubwiye ngo dore icyerekana icyifuzo kirimo irari. Ishyari rirakurikira, kwirema ibice birakurikira, ubwibone buba bwihishe inyuma ho kugaragara. Ariko umutima usabana, umutima wifuza icyubahiro cy'Imana, no mu mibereho yanjye icyubahiro cy'Imana, ntibishoboka kwishyarira biza inyuma. Abisirayeli ngo baririye cyane inyama, bararira barazirarikira, ngo Imana irazibaha, ariko ikibabaje itera imitima yabo konda. Iri jambo nakarivuze Yesu ngo abantu bose bajya bibaza, niko Yeremiya yabivuze, na bene Asafu babisubiramo, Zaburi ya 73 ndetse na Yeremiya 12, ngo bombi ntibabayeho mu gihe kimwe, ngo ariko bombi bagize isusi zimwe, bagize bahangayikishijwe n'ikintu kimwe. Ngo ikintu cyakibahangayisha ni iki ngiki, ngo nuko abanyabyaha bagubwa neza mu nzira zabo, ngo Mana, ngo basa naho bateye baramera, ngo ndetse no mu ipfa ryabo ntibababara.
ngo ariko bene azafu baravuga ngo kugeza igihe habuze gato ngo intambwe zanjye zerekere ikuzimu, ngo kuko bari batangiye kwibaza ngo none se kubaha Imana bimariye iki, niba n'abanyabyaha bagubwa neza kubaha Imana bimariye iki, ngo Imana impagarika harengeye ngo nitegereza iherezo ryabo, ngo menya ko Imana iba kure y'imitima yabo. Bavandimwe, iyo Imana itanze, iyo Imana isubije, icya mbere ihaza ubugingo bwacu, ibanza igahaza umuntu wacu w'imbere, niyo itubera igisubizo ubwayo, niyo iduhaza yonyine ubwayo, ibindi bikaza ari inyongera. Muvandimwe, n'ibyo bazaririra cyane, ibyo bararikiye bashobora kubibona pe, kuko inzira zo kubibona zaba nyinshi, ariko Imana ikaba kure y'imitima yabo. Sinkwifuriza kuzaba utyo mu izina rya Yesu. Imana niba ariyo uhanze amaso, emerera umwuka wera arondora umutima wawe. Ni iki gituma uririra icyo cyifuzo? Kurira cyane ukaboroga ugatakambira Imana, Mana nyibuka, Mana ngira gutya, nanjye ngirira gutya. Ndakwinginze reka umwuka wera kurondore, urebe ko atari irari, kuko irari niyo mpamvu mbi, mpamvu muzi ituma gusenga kwacu Imana idashobora kugusubiza. Ntabwo Imana yazura yabeshaho icyo Yesu yaje kwica. Yazanywe ngo abakristo Yesu bambare irari ryabo niruba ku musaraba. Ibyo byatumye umwana w'Imana agwa ku giti ngo abambane irari ryawe nawe. Ntabwo Imana yarigaburira, ntabwo Imana yarihaza, ntibishoboka. Kubw'ibyo ni kuko igukunda, ntabwo uzigera igukereka gusa niwemerera umwuka w'Imana akakurondora, kuko njye Uwiteka ninjye urondora imitima, nkerekana uko imeze, ikerekana irari riri muri wowe, ukabona nubwo usaba umurimo, nubwo usaba minisiteri. Nabivuze aho impamvu ni iyihe: uzi abantu bakomerekeje abandi, uzi abantu batakijya mu rusengero, uzi abantu bazinutswe umurimo w'Imana, uzi imirimo y'Imana yapfuye kubera irari ryacu, gukomera kwacu, kugambana. Ariko twitwaza iki? Vision. Twitwaje iki? Minisiteri. Twitwaje iki? Imihamagara. Twitwaje iki? Ariko ngiye narumiwe, Imana yaravuganye nanjye, Imana yavuganye nanjye. Njya ntangara umuntu akaza uyu munsi ngo Imana yavuganye nawe, iryo torero aho yamuyoboye, hashira umwaka akagenda adasezeye, akongera akatubwira irindi yerekwa ngo burya yarongeye irambwira. Muvandimwe, irari. Imana yacu idutabare. Dusoza rero, Dawidi navugaga yaravuze ngo Imana yaramukundaga, twabivuze, yari afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Dawidi yakoze ibyaha bikubye ibyo Sawuli yakoze, ariko hari icyaha atakoze. Ni ibyaha bibiri: icya mbere, ntiyigeze aramya ibigirwamana; icya kabiri, ntiyigeze araguza ngo agendere muri izo nzira, yavuze ngo n'akanwa ke ntikatuye izo mana. Icya kabiri Dawidi yagiraga, ntiyigeze na rimwe areka kubwiza Imana ukuri. Yabwizaga Imana ukuri akayimenera umutima. Naho imirimo ya kamere, naho ingeso za kamere, Dawidi yakoze nyinshi pe. Dawidi yakoze nyinshi pe. Kamere ye yari mbi nk'iyanjye nawe, ariko imbere y'Imana ikavuga ngo ufite umutima umeze nk'uko ngewe shaka. Zaburi ya 51 twakayisomye, ni zaburi Dawidi yasenze ubwo yamaraga gusambana na Batisheba, amaze kubona ko Imana imubwiye ingaruka n'ibihano, ajya imbere y'Imana ngo asenge. Ageze ku murongo wa 8 abwiza Imana ukuri, arayibwira ngo dore ushaka ukuri ko mu mutima, mu mutima hataboneka uzahamenyesha ubwenge. Ubu bwenge ni umucyo, ubu bwenge ni urumuri. Ni ukuvuga iki? Imana iteka iyo ije muri senga, iyo ije kuri wowe Pastor Hortense, iyo ije kuri wowe unyumva, iza ishaka ukuri ko mu mutima. Maze muri kwa kuri ko mu mutima, iyo isanze uri umunyakuri, irakumurikira, itangaza umucyo wayo kuri wowe, ikugirira neza. Imana yacu ishimwe cyane. Cyangwa se iyo uri umunyakuri, ikwereka ibidatunganye kugira ngo ubivane muri wowe, ubwize Imana ukuri ati ndararikiye. Bavandimwe, murabizi neza ngo inkomoko y'ibice byose ikomoka ku byo turarikiye. Niko yabivuze, ndumva ntibeshya, ari Salomo mu bice 18 umurongo wa 10 ahari. Munyemerere mbirebe kuko ijambo ntabwo nari nariteguye, ariko ndumva ari mu imigani ya Salomo ibice 18 ahari umurongo wa 10. Ibice 18 umurongo wa 10. Niba atari naryo ntacyo, ndumva kuko sinariteguye. Ndibuka izina ry'Uwiteka ni umunara muremure, ikironsa hongeramo agakomera, ubutunzi bw'ubukire kandi ibyo yibwira. Kwishyira, umurongo wa 12 haravuga ngo kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kurimbuka, kandi kwicisha bugufi kubanziriza guhabwa icyubahiro.
Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ishimwe. Ndaza kurireba iryo jambo aho yavuze ngo inkomoko y'ibice byose, kwiriye mu bice byose biterwa n'ibyo umuntu ararikiye. Imana yacu ishimwe. Reka mbashimire cyane ko mwabanye nanjye, kandi ndizera ko izindi ngingo zisigaye ari eshatu Imana izakomeza kudufasha kugira ngo itwigishe kurushaho kumenya icyo Imana ishaka. Inkomoko yo gucika ibice kose bikomoka mu irari. Bavandimwe, ndabasabye wowe unyumva usanga ufite umurimo w'Imana ukora, ushobora kuba umukozi w'Imana nkanjye, ariko waratangiye nabi, waratangiye urwanya umushumba wawe, waratangiye utangiye kuzana udukundi mu bantu b'Imana, ubigwizaho ukoresha amagambo meza yerekwa. Imana yanyeretse ibi, nagiye mbona abantu batwara abandi bababwira ngo muri atorore murimo nta mwuka w'Imana urimo. Ibyo byose ni amagambo, ni meza, ariko irari. Reka nkubwire ko Imana itagisubiza irari, ahubwo uyibwize ukuri, uyibwire ati mvura, mfite ubukene, mvura, ariko Mana ndararikiye. Uyibwize ukuri. Ntabwo Imana igihesha umugisha icyo Yesu yaje kwica. Nugira umutima uri pyuwa, nugira umutima utaryarya, nuwemerera Imana ukayibwira ko impamvu yo gusenga kwawe iruta amasengesho, ukawurondora, ukemerera umwuka wera akamurika. Kumva umuririmbyi yavuze ngo umurika ahatabona, aho umwijima uri, ahahandi irari ryihisha rimeze nka virusi, rizi kwihisha inyuma y'ibyifuzo byiza, rizi kwihisha nyuma y'ibyo dukeneye, nyamara rikaza kuko Satani ari aho hafi. Reka nkubwize ukuri, Imana ntizabura kukugirira neza, Imana ntizabura kugusubiza. Yesu abaho umugisha. Reka dushime naho ubutaha. Ndagushimiye Imana yacu uri mu ijuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urondora imitima yacu, uyirondoze umwuka wawe, umurika ahatabona, kugira ngo twe kuba nk'aba bandi basaba ntibahabwe kuko basaba nabi. Mwuka wera utwereke ibyo Satani ari ahisha inyuma yo gusenga kwacu, nk'irari no kwibona no kwirema ibice na bya bindi byose, no kwinezeza, kuko ibingibi Imana ntishobora kubisubiza. Numara kuturondora ukatumenya, uduhindure, kugira ngo koko gutanga kwiza kose n'impano nziza byose biva ku Mwami Imana bibone uko bitugeraho. Sengeye buri mutima wumvise ijambo ngo urihindure, rimuhindure, maze Mwami rimugire nk'uko Imana ishaka. Ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.